kuza umwana agutwaye umwana uko asa kose se wowe waramubyaye aho se yamuritse akazabyihitiramo akazitukuza oya dore ahantu biva ababyeyi muri kugira ngo abana bari kubatukuza abo bana bari kubatukuza noneho umwana mureke gutukuza umwana abana afite uruhu rworoshye ayo mavuta arimo hydroquinone noneho se uzi ukuntu ngo babigenza aragenda akagura udutibe uri kubyumva udutibe noneho kunari tukuza oya ubu kandi umwana narwara uruhu akagira ikibazo bikamuviramo n'urupfu urabizi kuko kanseri y'uruhu ni mbi cyane yica abantu benshi kuri iyi si ubu kandi uzababaje ariko none biranasekeje kubona wikoreye akana maje kubigikara wamara kubyara akana karugutama turabizi wari igikara turakuzi genda witukuze wenyine ureke umwana mureke gutukuza abana ni inzira karengane Please subscribe, like, share and comment. We love you all. We are the sisters love. Abakunzi bacu tugarutse kuganira namwe turabinginze muduhe subscribe mbere na mbere turabinginze bakore subscribe aya dufite udumbi tungaye sha 3500 handi nago turagera basi twuzuza 5000 byonyine sha kuri mutuzurize sibyo tuzabashimira nyuma tuzabagurira tuzabahamagara durira ahantu dukora umuhuro tunywemo siyo uyu munsi twaje kuvuga ku bantu batiyakira oya twaje kuvuga ku bantu ababyeyi muri gutukuza abana nyine no kutiyakira none se urumva ari iki uratukuza umwana agutwaye umwana uko asa kose se wowe waramubyaye aho se yamuritse akazabyihitiramo akazitukuza oya dore ahantu biva ababyeyi muri kugira gutya mukisiga kamukorogo ntacyo kabaye umuntu wakisize abasa neza sibyo ariko se kubera iki uri gufata umwana ukamutukuza kubera ko ubyaye umwana w'igikara urabizi ko watwise ubuzi ko uzabyara inzobe utari inzobe kuba ubizi ko witukuje yamara kubona ari kubigikara akavuga ati bazarinshishamo oya ntabwo ari byiza uzi ko ngo umubyeyi uri kubyumva nako si umubyeyi ni ababyeyi benshi bamaze iminsi babiharaye ni uko ari twe nta wundi muntu urabivugaho oya nawe ntabwo mwe muzi ko tubizi turabizi abantu muri kujya kugura utuvuta dukesha mugasiga abana banyu birabareba ikintu cya mbere niyo ugiye ku mudogiteri w'uruhu wowe ubwawe akubuza amavuta atukuza uri mukuru ashobora no kugukubita urebye nabi noneho ibaze gutukuza umwana uruhu rwiwe byonyine ukabona umuntu ari muri bisi ni ikiyobe arasa nk'izuba ateruye akana gasa ubururu ibyo nta kibazo kuba ateruye akana gasa igikara nta kibazo ahubwo banze kwiyakira abo bana bari kubatukuza noneho umwana mureke gutukuza abana afite uruhu rworoshye ayo mavuta arimo hydroquinone noneho se uzi ukuntu ngo babigenza aragenda akagura udutibe uri kubyumva udutibe noneho kunari tubi hari udutibe bagenda bakagura bagasiga n'umuntu wese witukuza ukajya ukoresha udutibe guys nimwemere muhebe mugura amavuta meza y'amafaransa atukuza abana se oya ndi kuvuga n'abantu bakuru nabo kwitukurisha udutibe babive udutibe ni tubi n'ukuri uraseka iki se birasekeje barangiza bakadusiga abana kandi no ku muntu mukuru nawe uzatwisige kabiri mureke gutukuza abana niba mwaritukuje mwaribikara mukaba mwumva mwarabyaye utwana tw'udukara kuba warabyaye umwana w'igikara ntabwo ari ibintu bya danje turi abanyafurika ushobora no kuba uri inzobe ukabyara umwana w'igikara ariko kubera ipfunwe uba ufite ngo nuko wabyaye umwana w'igikara ugatangira kujya gutukuza umwana ubu kandi umwana narwara uruhu akagira ikibazo bikamuviramo n'urupfu urabizi kuko kanseri y'uruhu ni mbi cyane yica abantu benshi kuri iyi si ubu kandi uzaba usakuza ngo umwana yapfuye ntuzarire turabizi mwaritukuje ariko abo bana nimubabarire mubareke nabo nibakura bakabyihitiramo bazitukuze turabizi Facebook igituzanira udufoto twa kera twanuze twitukuza nta kintu bitwaye muba musa neza uyu babona asa neza pe sibyo ariko nabikore ku giti cye ariko n'ababikora nimukoreshe amavuta meza mwemere muhebe ni muhebe niba wumva nta mafaranga ufite byihorere isige gikotori ugira umubiri mwiza use neza turi abanyafurika hano ni muri Afurika turabirabura Imana yaduha uruhu rwiza Imana yatugize beza yaduha imisatsi myiza guys twiyakire
twiyakire ngo ngiye kwitukuza abantu bakuru nibashake mwakitukuza mutakitukuza nta kintu na kimwe bimbwiye ariko reka gufata akana kawe ngo ugende ugasige tibe ugasanga akana karahishije udutama ejo bundi kuri nuza kuri TikTok nabonye akana bapfumuye izuru akabebe kakivuka sha n'ukuntu izuru ritinda gukira no ku muntu mukuru wa ababyeyi bo muri iyi minsi basigaye bafite amadayimoni warakabonye narakabonye kandi sha uzi ko izuru ridakira n'amatwi ubwayo ngewe sinshobora kubikinisha oya hari igihe ukunda ibintu ariko ibintu byose ku buryo se wapfumura akabebe bajye bareka nyine bareke gukinira ku bana no nibakura umwana azakubwira ati mama nshaka kwipfumuza cyangwa we agenda ubwe agaruke yipfumuje ibyo ntacyo bitwaye ariko se mwahise guhitiramo abana umva kuri kw'Imana birasekeje ariko nyine birababaje ariko none biranasekeje kubona wikoreye akana kahishije udutama gafite amezi 3 bikumariye ikigo kumwikorera bijemo gute oya ugahetse nukuri mureke gutukuza abana ugasanga umuntu ngo mu minsi y'imibyizi ngasiga umwana ngo amavuta ngasanzwe ariko ngo muri weekend ngo musiga ngo tuvuta dukesha banje kwiyakira birirwa mujye mwiyakira niba ku social media bakavuga ati nikiraho akana kanjye gasubururu akana rega nta kibazo ariko muzi ko niyo umuntu arebye akana akabona ni kabizi ko umuntu atinya no kubivuga nta nubwo umuntu akavugaho ahubwo we mukuru iyo utisize nguke twe ntabwo twanze kumwisiga ngo muke nanjye rwose nakisiga nka cyana mu udakunda guke ariko cya ku giti cyawe nk'umuntu mukuru wibizanamo abana mama wajyana he ubu umwana bafite uruhu rworoshye nta mpamvu yo kuza kwangiza uruhu rw'umwana umwana twereka original ya nyina oya ariko umwana ashobora gukurikiza na papa nta bintu birenze rega ahubwo baba bafite isoni z'uko kabyara umwana wa mbere wa kabiri wa gatatu bose yego bibaho cyane uri kubyumva ahubwo wowe kubera ko wowe Jenny uba warisize kamukesha ukagenda ugacya wabyara akana uri kubyumva ntunatekereze kabiri wabona akana gasa icyatsi nk'uko wasaga kera utaritukuza ukahita uvuga ati bazancisha mu ijisho kuki tutatekereza ko umwana asa na se ntabwo tuba tubyitayeho nyine ntabwo tuba tubyitayeho twebwe tureba mwebwe niyo ufite akana gasa igikara wowe uri inzobe turavuga ati buriya asa na se tutanamuzi mureke gutukuza abana ntabwo biryoshye umwana iyo afite uruhu rwiza yisize neza yambaye neza umwana basa neza si ngombwa ngo abe inzobe ubundi ndababwiye ko ubwiza rukuba inzobe ndababwiye ko utubebe tw'inzobe ari twe twiza muzaze mbere gutwana tw'utubebe tw'ibikara dusa n'inkweto kandi ukuntu kana ni keza ubu nta n'uruhinja ruba rubi ndamibona kuri TikTok ku banuze kuba cya gihugu ku Basudani ubona ukuntu bagira utwana twiza bari abantu bagira n'uruhu rwiza baba basigikara ari utubebe twiza ubona gishimishije ariko wowe kubera ko wagiye ukisiga akamukurogo ugasa neza ukajya uduca ukadukonfirima ngo nari inzobe ngukena ngusha ngo wowe umaje kubigikara wamara kubyara akana karugutama turabizi wari igikara turakuzi genda witukuze wenyine ureke umwana mureke gutukuza abana ni inzirakarengane uzamureke nakura we ku giti cye yitukuze urigugurira umwana tibe ubundi si ubwo mwana akuza akakubwira ati ngiye nakundaga ko gusana papa wanjye cyangwa nakunda abantu b'ibikara cyangwa nkunda kubigikara reba imyaka yose abamutukuje kugira ngo azagarure uruhu rwiwe bitera n'indwara ntabwo byapfa gukunda gutya gusa ngo uruhu rwe rugaruke gusa akiri umwana mubireke ubu ngubu rwose ni ukuri mube muretse abana bagira uruhu rwabo rwiza mureke gutukuza abana icya mbere abantu banze ko abana baba abana mureke abana baba abana mwimurebera mu ishusho y'umuntu mukuru mu ishusho y'abasirayi kingi cyangwa abasirayi queen we iyo akuze yihitiramo umwana utangiye kumugira sirayi queen akiri umwana cyangwa sirayi kingi urumva nakora bizagenda ute ibyo bintu rwose reka ntago ibyo bintu bitwika icya mbere umwana n'umusokoza umusatsi akarira uzawumwogoshe ariko nabikunda wamusuka akabikunda mwihorere aho ngaho nyine aba yabyemeye noneho umwana nabashaka gukina n'abandi cyangwa gukinisha agasa nabi niko twakuze mujye mureka abana bisanzure mujye mureka abana bakore nyine baba abana mureke gutukuza abana
mureke gutukuza abana, turabizi ko ababyeyi muri iyi minsi mwo muratukuza abana. Mureke gutukuza abana, nicyo kintu dushaka kubasaba. Nta n'ibintu byinshi dukeneye kubasaba rwose, nta nubwo tuje kubabwira. Mureke gutukuza abana. Ntabwo uzi ikintu umwana azakura atekereza, ntabwo uzi ikintu umwana azakura ashaka akunda. Ashobora kuba azakunda kuba igikara, cyangwa azakunda kuba inzobe, cyangwa azakunda kuba imibiri yombi, cyangwa akaguma uko Imana yamuremye. Ariko ugenda wowe witukuze, wisiga ibyo ushaka, uri kubyumva, use neza, uri mukuru wihitiyemo. Ariko wifata umwana ngo uragenda ngo umutobore amatwi, uragenda ngo umusiga amavuta. Ibyo bintu ubiste niba umwana azabikunda. Yewe nanga amaherena, ibaze nk'iyo mvuka nkasanga mama wanjye yanubeye amatwi rwose, ngiye ari kuba mbabaje. Hari amadini abyemera. Hari gerega Jenny nkubwire, tandukanya kuba idini ryemera ikintu n'ikintu ukunda. Uri kubyumva? Ariko idini nanone ntabwo rigutegeka. Ntabwo rigutegeka kubikora. Ubatijwe ugiyemo ngira ngo nibwo bakubwira amategeko yabo gapfumura. Yego. Rero idini ishobora kuba nta kintu bitwaye. Idini ishobora kuba ari ryemera. Uri no kumuhitiramo idini kandi wenda we nakura ntago azaguma muri iryo dini. Wihitiramo umwana, ubwo se najya mu idini ryanga ko bapfumura amatwi, urumva uzaba umubabaje. Oya, n'igihe abatamaje umwana bikunda, sibyo? Wenda akajya dukuramo yataha akadushyiramo. Ariko nanone ibyo ngibyo bibikorera umwana. Tegereza umwana wakwisabire ngo manshaka ibi. Kwereka n'ubundi by'umwana gusabye ntago ari kubikora. None se umwana Nose ari ikintu umwana gusaba ukacyanga? Ese umwana nashegera uburozi uzabumuha. None kuki wakumva ko umwana naririra umugati ufite uzawumuha? Yego. Hari ibintu bitandukanye. Niyangane, akantu ko gutukuza abana mu kareke rwose ntago bikora. Ababyeyi b'iki gihe icyambere bashaka kugira abana nkuko nabo bameze. Oya, ibyo bintu rwose kandi wowe umva, reka nkubwire, ni amahitamo yawe. We mubyeyi, niba uzi ko utukuza n'umwana ukaba ubibizi neza ubikora. Hari ababikora simbizi niba abazabona ikiganiro babikora. Wigaye ku mutima uvuga ati itukuze ku giti cyawe. Iyo tukubonye turabikunda tukabona usa neza, ariko fare wifata umwana ngo ujye kumutukuza rwose ntago ari byiza. Nimushake mubireke. Ndabizi ko ushobora kutabikunda cyangwa ukabikunda, ariko nanone cyakora mwagize Imana sinaba umugabo. Ibintu byo gutukuza abana mu biveho. Sibyo mutukuze mwenyine. Erega namwe turabazi kera mwasaga ubururu. Hano hari umuntu abirakariyemo kandi ni bibi cyane. Ni nuze twari turi kugira abana inama wibirakarira mu byegereza roho. Nabyo kubyegereza roho. Ntabwo wafata umwana ngo umukore ibyo bintu. Umuntu uswana n'umuntu wagushima, ariko ninde se wagushima? Uruhu rurababaza. Uruhu ruraryana, uzumve warwayeho amareji cyangwa se uduheri cyangwa se utuntu twose, indwara y'uruhu. Uzuko wivuza uruhu imyaka 2 ikarangira utarakira cyane rwose. Erega ni indwara. Uruhu ni ibibazo cyane. So nibyo myo twashaka kubabwira, mugerageze muba abasirimu, mwiba abasirimu ku ruhu gusa, mwe n'abasirimu mu mutwe, sibyo? Nujya gukora ikintu utekereze kabiri. Bye. Imana irabakunda cyane.